nabikomeye nubwo mbona ari ibibazo ariko ndasengera abarwayi bagakira. Abantu baravuga ibibazo. The other day rero muri twatangiye igiterane imvura yaguye nyinshi tubona ibintu biranze. Abantu banone uri abantu barara ahantu hatandukanye. Noneho turavuga umva Mana ntabwo ikirere gifite uburenganzira bwo kudukoza isoni ngo igiterane twateguye gipfe. Turambuye ukuboko mu izina rya Yesu, imvura nihagarare kugeza igihe tuzarangiriza igiterane. Tuzategeka mu izina ryawe dukingura ikirere imvura yongerigwe. Twabivuze muri urusengero. Twavuze ngo imvura ntiyaguye nkuko twategetse mu izina rya Kristo. None ubu igiterane kirarangiye, dufunguye ikirere imvura igwe. Imvura iraza kugwa. Rero hari Imana. Amen. Ntago ari amateka. Bibiliya ivuga ngo uwizera wese Kristo agakora ibyo gukiranuka ngo Imana iramwemera. Rero we need to make a difference. Urubyiruko rurimo rwangirika ngaha. Amagambo amazi iminsi avuga ngo abambara ubusa bakambara nabi bakagira bate bakagira gute. Biriya bizahindurwa. Aho rero niho batangije iteraniro ry'ubumwe. Iteraniro ry'ubumwe rero saa 8 ryateraniraga muri iyi nzu. Iyi nzu bayubaka intego ari ukugira ngo abakristo bajye baza bahafatira umwanya wo gusenga, ariko ikigendererwa ari ugusengera ubumwe. Karibu rero mu nzu y'ubumwe. Ku ruhande rw'umuhanda bari barahashyize nk'ikimenyetso cyo gusezeraniraho imbere y'urusengero ko umuntu akijijwe koko. Iyo umuntu yihanaga mu rusengero yagiraga n'igihe cyo kuza gusezerana na Kristo agatera igikumwe, agakora icyo bita gutera igikumwe. Bateraga igikumwe rero atya agasezerana akavuga ati nsezeranye na Kristo ko ntazamuvaho. Akavuga ati Yesu Kristo sinzakuvaho. Ibyo byabaga bivuze ko atazongera gukora icyaha cyangwa ko atazareka. Oya, ntabwo byabaga bivuze ko atazongera gukora icyaha, ariko byabaga bivuze yuko ubuzima bwe n'imibereho ye byose abyeguriye Kristo, abishyize muri Kristo. Kutamubifata nko kongera kwiyunga kwabo bari kongera gufatana kuri urukuta ukaba utanabona aho ubusate bwanyuze bugaragaza yuko urukuta rwasadutse. Ni ukongera kwiyunga no kubana kw'ibice bibiri byari byadutse mu itorero. Mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego. Nkibona urukuta kuko iyo ugeze ahantu wenda ushobora guhita wimagine icyahabaye. Nzi ko ari nk'abantu basenga hagahita hasaduka. Ntabwo ariko byagenze. Urukuta rwarasadutse rw'ubwarwo, abarubonye babonye rwasadutse rwatandukanye. Ntawe uzi ngo byagenze gute ngo urukuta rusaduke. Icyo twabonye gusa nuko urukuta rwasadutse. Ishurirwa ryagize Bishop wenyine. Bishop niwe wafashe umutwaro ukomeye mu gusengera iki kintu kuko nticyari gisanzwe. Yibaza habaye iki kintu ko kidasanzwe. Ariko Imana ibimuhishurira bwangu, kandi nawe akimara kubihishurirwa ntabwo yabihinduye ubwiru. Natwe yarabidutangarije nk'itorero mu nzandiko zitandukanye yanditse, yarabidutangarije atubwira yuko Imana yamuhishuriye ko icyatumye uru rukuta rusaduka rurebana n'idirishya rye ari ubutumwa Imana yamuhaga ko diyoseze ya Gahini igiye kugira ibihe by'intambara bigiye gucamo itorero kabiri, ariko bizagaragara inyuma ko itorero ricitsemo ibice, gusa mu mitima y'itorero rikiri rizima. Niki cyateye Bishop kumisengera? First
Yes, inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugera gutya tukabakorera inkuru ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twahagurutse mu mujyi wa Kigali maze twerekeza i Gahini. Ni Gahini kuri katedrale nyine yaho cyangwa kuri Grise Anglicane w'u Rwanda muri diocese ya Gahini. Ni ahantu hazwiho ubuhamya bukomeye cyane cyangwa hazwiho amateka akomeye y'uburyo haje nyine ubu gihe cy'ububyutse ariho umwuka wera yamanukiye bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri East Africa cyangwa aho bise ngo ni East African Revival Cathedral. Ni inyubako y'urusengero nyine ihari. Tugiye gusura amasite yaho atandukanye, bari buze kutubwira amateka yaho. Twagize amahirwe twahabonye musenyeri uhayoboye ubu ngubu, turi buze kuganira tumubabariza bimwe mu bibazo bitandukanye. Byose biri buze kugenda neza nkuko Iyobokamana TV dusanzwe nyine tubabera ahantu mu buryo bugiye butandukanye. Muri buze gukurikira iyi nkuru ku Iyobokamana TV mu buryo butandukanye. Byose muri buze kubibona nyine impamvu y'iyi trip yakozwe na Sioni Tours yahagurukije abantu mu mujyi wa Kigali cyane biganjemo urubyiruko baza gusura ahangaha. Byose muri buze kubibona kandi biragenda neza. Mbere y'abandi cyangwa se mbere y'ibindi n'abamisiyoneri babiri b'Abongereza. Yari umumisiyoneri witwa Dr. Joe Church, hakaba n'undi witwaga Smith. Bafatanyaga, bombi bari abaganga, bari baraturutse mu Bwongereza bakirangiza amashuri yabo ya segonderi. Uko amateka y'ino misiyoni atubwira yuko bakirangiza amashuri yabo bombi bari barize medicine, ariko bakirangiza kwiga bumvisha Imana ibahamagarira kuza gukora umurimo muri Afurika. Ariko kuko bari Abongereza kandi Ubwongereza bwari bwarakoranije Uganda, bumvaga Imana ibahamagara kuza gukora umurimo w'Imana muri koloni y'Abongereza n'ubundi ariko iri mu mutima wa Afurika mu Bugande. Bageze i Bugande rero baje kumva inkuru zibabwira iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, imiterere yacyo, imibereho y'abaturage, ubuzima bw'imyemerere buri mu Rwanda. Ariko ngo bumva imitima yabo irahatwa cyane kuza gutangiza umurimo w'Imana w'itorero rya Anglikani n'ibikorwa by'itorero rya Anglikani inaha mu Rwanda. Abo babiri, Dr. Joe Church na Smith, nibo bafashe iya mbere bazi inaha mu Rwanda, basaba abakoroni b'Ababirigi, kuko icyo gihe bari Ababirigi, ko bafatanya bagatangiza misiyoni y'ivugabutumwa ariko ryegamiye ku itorero rya Anglikani muri iki gihugu cy'u Rwanda. Batangira bifuzaga gukorera i Nyanza, kuko i Nyanza icyo gihe wari umurwa mukuru, niho hari ubutegetsi bwa cyami, hari mu gihe cy'ingoma z'abami, niho hari ubutegetsi bwa cyami. Ariko bahura n'imbogamizi y'uko bari baje ari itorero rya Anglikani, bari baje baturutse mu Bongereza. Ibyo rero byababereye imbogamizi kugira ngo bemererwe gukorera i Nyanza, ahubwo babohereza muri iki gice cy'Iburasirazuba. Barababwira bati mugende mujye mu gice cy'Iburasirazuba, aba ariho mutangirira imirimo yanyu, aba ariho mukorera ibikorwa byanyu. Mu 1925 nibwo batangije ibikorwa by'itorero rya Anglikani. Babitangiriza ku musozi witwa Rukira i Kibungo, niho hambere hashinzwe ikanisa ya Anglikani mu Rwanda muri 1925. Aho rero ntabwo habanogeye. Icya mbere hari kure y'umuhanda, kabiri uburyo bw'imibereho yabo ntabwo imibereho yaho yaboroheye. Basubira gusaba ko bashobora kubona ahandi hatari aho ngaho. Bemererwa gushaka aho bumva habanogeye muri iki gice n'ubundi cy'Iburasirazuba, akaba ariho bakomeza gukorera imirimo yabo. Mu gihe rero batemberaga bashaka aho bakorera, babonye uyu musozi wa Gahini. Babona umusozi wa Gahini, babonana umusozi mwiza uhanamiye ikiyaga cya Muha. Mu 1900
na 27 nibwo ibikorwa byabo byimuriwe kuri uyu musozi wa Gahini, batangira kuhakorera imirimo itandukanye. Batangira ivuriro iri ngiri mureba hirya ahangaha, ryaragutse cyane, ntabwo ariko ryatangiye. Turaza kuhagera turebe inzu batangiriyemo kuvuriramo, iracyahari. Hanyuma bashinga amashuri, nk'uko nari nababwiye, imyigishirize y'icyo gihe yaratandukanaga, ntabwo ari imyigishirize nk'iy'uyu munsi. Bashinze ikigo cy'amashuri cy'abahungu, ariko ku rundi ruhande bashinga ikigo cy'amashuri cy'abakobwa, abariho batangirira imirimo yabo muri uko kwigisha. Ububyutse rero bw'inaha i Gahini bwatangiriye mbere ku mibereho n'ubuzima bw'imikoranire bw'imibereho bari bafatanije abamisiyoneri, ndetse na mbyite abo bahaga serivisi abanyeshuri cyane, kuko niho hasa naho habaye imbarutso yo gutangira k'ububyutse kuri uyu musozi wa Gahini. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo turaza kubigeraho mu gihe turi bukomeze kuza kuganiraho, ariko mu ncamake abo bamisiyoneri uko nababwiye ari 2 barigeze mu Bugande muri Ankole, ahari Ikabare, ahari hari misiyoni y'Abanglikani, bahitamo kuzinaha. Hari harimo nanone Abanyarwanda bari bazi Ikinyarwanda, basobanukiwe Ikinyarwanda, ariko babaye muri icyo gice nabo barigishwa kugira ngo babafashe imirimo itandukanye, cyane cyane irimo iy'ubusemuzi, kubahuza n'Abanyarwanda mu buryo bw'ubwumvane, kumvikana. Mu bamisiyoneri rero babaye aha i Gahini, wari umuyobozi w'ishuri Burasiyo Kigozi, yaje kugirana ikibazo n'abanyeshuri mu buryo bw'imibereho. Cyari igihe kitoroshye, urumva muri ibyo bihe abanyeshuri rero nanone n'imyumvire yari iriho mu cyaro, mu babyeyi, kumva ishuri, kumva ko abana babo batwawe n'abazungu, agaciro ko kwiga kasaga naho ari ugukurura, ari uguhata abantu. Ariko nanone bijyana n'imibereho yo mu ishuri, abana b'iyo minsi batari bamenyereye uburyo bw'imirire, uburyo bwo kuryama, uburyo bwa gahunda yatangwaga mu ishuri. Abana ntabwo bari babimenyereye, urumva cyari ikintu gishya gisa naho cyadutse muri sosiyete. Kugira ngo cyakirwe rero cyumvikane, nabyo byabaga ari ikibazo. Muri ibyo byose havuyemo gusa no kutumvikana hagati y'abanyeshuri ndetse n'umuyobozi w'ikigo. Umuyobozi w'ikigo afata umwanzuro wo kwirukana abanyeshuri bose, abatuma ababyeyi, abahereza igihe, basubira mu miryango yabo kugira ngo bazagaruke bazanye n'ababyeyi babo, baganire uburyo bw'imibereho n'uburyo abana bagomba gufata umurongo w'ishuri bakawumenyera. Muri icyo gihe rero yirukanaga abanyeshuri ngo basubire mu rugo, yashatse kuza kuganira na mugenzi we, ariko abanza gusenga. Cyari ikintu gikomeye cyane kuri we, challenge kumva abana bose mu kigo nta numwe wemera gahunda y'ishuri, nta numwe wemera amategeko n'amabwiriza y'ishuri, nta numwe abona uriho wakira ubuzima bw'ishuri. Yari challenge ikomeye cyane ku muntu wari we wese w'umuyobozi. Ntekereza ko yaba ari challenge. Yafashe umwanya arasenga. Mu gusenga, Imana yamuhishuriye ko nawe ubwe adatunganye. Arabanza afata umwanya wo kwihana, arabanza afata umwanya wo guca bugufi no kwegera Imana, amenekera imbere yayo. Nyuma nibwo umwuka wera bwa mbere wamanukiye kuri we. Uwo munyeshuri, umudirecteur, yego, umuyobozi. Ntabwo cyari ikintu azi, ntabwo cyari ikintu gisanzwe. We yumvisha impinduka ziza mu mubiri, impinduka ziza mu misengere ye, impinduka ziza muri uwo mwanya yari arimo. Yumva ahindutse undi muntu udasanzwe, yumva abaye undi muntu, yumva yakiriye izindi mbaraga atarasanzwe azi, amenyereye, yarabonyeho. Ibyo bihe byiza yagize ari wenyine, yifuje kuza kuganira na mugenzi we wari uyoboye ibitaro, Dr. Chachi,
noneho kugira ngo amuganirize ibyamubayeho, amusobanurire ahari wenda we yumvaga hari ubundi bumenyi bwisumbuye yaba amurusha. Mu gihe rero bari bari kumwe bombi baganira, nabo bafashe umwanya wo gusenga, za mbaraga z'umwuka wera zamanukiye kuri we zirongera ku nshuro ya kabiri nanone zimumanukiraho bari kumwe bombi. Iyo niyo nshuro ya kabiri umwuka wera yagaragaye aha, agaragara hagati y'abo bayobozi bombi, umuyobozi w'ishuri ndetse n'umuyobozi w'ibitaro, bari kumwe ubwabo baganira bahana ibitekerezo ku migendekere y'umurimo. Umwuka wera basangaho bamaze gusenga, arongera arabuzura. Bumva si ikintu gisanzwe, ariko bahishurirwe yuko ari imbaraga z'umwuka wera ziriho zimanukira muri bo. Bahamagaye imiryango yabo, abadamu babo barahura, barasenga, basenga hamwe. Bari bafite umuco ukomeye cyane wo gusengera hamwe, bari bafite umuco ukomeye wo kuganira byose, bari bafite umuco ukomeye wo kugira igihe imiryango yabo ihura zirabamanukira. Bari nka bangahe niba mu mateka? Ntabwo imibare nayimenya, icyo nzi mu mateka ni uko bari bari mu miryango yabo. Babanje guhura bombi, baraganira, barasenga, umwuka wera aramanuka. Ariko uko umwuka wera yamanukaga, ibihe byose umwuka wera yabamanukiraga, bumvaga umunezero badasanzwe babona, bumvaga umunezero badasanzwe bagira, bakumva ibihe bitandukanye by'impinduka muri bo mu bugingo bwabo badasanzwe babona. Noneho mu gihe bahuraga n'imiryango yabo, nabwo umwuka wera arongera abasanga aho ngaho. Mu gihe cyo guhura ko gusenga n'abakozi bose muri rusange, kuko bagiraga igihe isaa 8, buri munsi saa 8 wabaga ari umwanya wo gusenga. Mu gihe rero bahuraga basenga n'abakozi bose, imbaraga z'umwuka wera nabwo zarongeye ziramanuka, ariko noneho zimanuka mu buryo budasanzwe, kuko abari aho batangiye kwihana ibyaha. Abari baragize ibyo batwara babyiba barabyihana, barabigarura. Abari abasambanyi muri bo barabyihana. Imbaraga z'umwuka wera zitangirira aho, n'ivugabutumwa ryaka umuriro ritangirira aho, rihera mu bakozi. Abakozi nabo uko bagiye mu miryango yabo, muri wa muco wo gusenga bari bamaze gutozwa, nabwo imbaraga z'umwuka wera zikabasanga mu miryango yabo. Umwuka wera akamanukira mu miryango yabo, muri icyo giturage abantu bagatangira kwihana inyuma iyo mu miryango, kubw'imbaraga z'umwuka wera zabamanukiragamo aho ngaho. Amen. Noneho uko movement y'ububyutse yatangiye, iyo bahuraga bose nka timu mu gusenga kwabo, bya bihe bidasanzwe byo gusurwa n'umwuka wera byaramanukaga nanone. Kandi ikintu cya mbere cyabirangaga ni ukumeneka, niryo jambo ryakoreshwaga, kumeneka kw'imitima no kubohoka kwayo. Abantu bakihana ibyaha. Icyo gihe hariho ibyaha bikomeye byo kuraguza, byo guterekera, byo kubandwa mu myizerere ya Kinyarwanda. Hariho ibyaha byo guhuguza, uburiganya, cyane cyane amasambu, cyane cyane amatungo, inka, nibwo butunzi bwari buriho muri icyo gihe. Hariho ibyaha by'ubusambanyi, hakabaho ibyaha by'ubuharike, abantu bakagira abagore benshi batandukanye. Ibyo byose rero iyo umwuka wera yamanukaga, zitangirira ku muntu umwe, umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Amaze kwakira imbaraga z'umwuka wera, yifuza kuganira na mugenzi we wari uyoboye ibitaro, kugira ngo nawe bahane ubuhamya, ndetse mu kurushaho gusobanukirwa icyamubayeho icyo ari cyo. Noneho mu gihe nabo bari bahuye, twabonye yuko imbaraga z'umwuka wera zabasanze bombi, ariko nabo banezezwa no kuba basangira ibyo bihe n'imiryango yabo, nk'uko bari basanzwe n'ubundi imiryango yabo ihura ikaganira kandi ikanasengana. Mu gihe rero imiryango yabo nayo yasengaga, yahuraga isengana, imbaraga z'umwuka wera zarongeye zirabamanukira. Byabaye ibihe bidasanzwe. Birumvikana cyari ikintu gishyashya muri bo, cyari ikintu kitamenyerewe muri bo, ariko cyari ikintu cyiza cyiyongeranya, gisa naho kidacika intege. Ibyo bihe byiza byo guhura, gusenga, kuririmbana, gusangira ubuhamya,
cyabaga ari igihe cyiza, noneho no guherekezwa n'izo mbaraga z'umwuka wera z'ibihe bidasanzwe kikongera kikabiha igihe cyiza cyabafashaga kumva bakunze ibyo bihe bimeze gutyo. Mu gihe rero basenganaga n'abakozi nibo ba mbere babanje gusengana nka timu nini, nabwo imbaraga z'umwuka wera zirongera zirabamanukira. Kumanuka kwazo byatangiye kwinjira mu miryango, ngira ngo hari twari twabivuzeho gato, uko abakozi basohokaga mu miryango yabo batashye bakajya gusenga. Igihe cyo gusenga mu miryango yabo imbaraga z'umwuka wera nanone zarongeraga zikabasanga. Mu kubasanga rero byatumaga abatumva neza ubutumwa bwiza, abatumva neza ibyibwirizwa ryari ririho, nabo bagira amatsiko yo kuza gukurikira ivugabutumwa ribera aha ku rusengero, ivugabutumwa ribera mu bigo bitandukanye byaraha, ibigo by'amashuri ndetse n'ibitaro, kandi bakumva banejejwe no guhora bumva iryo jambo ry'Imana. Uko niko East Africa Revival yatangiye inaguka, ku buryo yasohotse mu bamisiyoneri bazanye ivugabutumwa, yinjira mu bakozi, isohoka mu bakozi, yinjira mu miryango, noneho itangira gusesera hirya no hino hatandukanye mu giturage, ariko kuri uyu musozi wa Gahini. Mu gihe rero basengaga bagiraga amagambo atandukanye bagenda bakoresha. Bagiraga ijambo bita kwihana, ariko kwihana kwabo bakakwita kumeneka. Kumeneka kwabaga ari ukwihana kumaramaje, kutagira akantu gusiga imbere mu muntu. Kandi abantu babaga bamaze kwihana baragiye muri iryo tsinda ry'ububyutse bitwaga abaka. Abaka rero bari abantu, cyangwa se bivuga abantu bakamo umuriro w'Imana, bagurumanamo umuriro w'Imana. Byatangiye mu gihe Dr. Church yigisha ku mikorere y'umwuka wera mu bugingo bw'umuntu. Icyo gihe ngo hari ku cyumweru, noneho afata ibyatsi abishyiramo ikara, igice kimwe cy'ibyatsi, mu kinyarwanda babyita ifumba. Icyo gihe nibyo byakoreshwaga mu gihe cyo kurahura umuriro. Wajyaga kwa muturanyi ugiye gusaba y'umuriro, ukatwara utwatsi dukeya bakagushyiriramo ikara ryaka, noneho ukanyaruka ukaza mu rugo nawe ugafatisha, sibyo? Noneho afata ifumba y'ibyatsi ku ruhande rumwe ashyiramo ikara ryaka umuriro, hanyuma ku rundi ruhande afata ifumba y'ibyatsi ashyiramo ikara ritaka umuriro. Akagaragaza yuko ubugingo bw'umuntu wakiriye Kristo buhinduka nka yafumba irimo ikara ryaka umuriro. Nanone afata ikindi kigereranyo k'ubugingo bw'umuntu udafite Kristo muri we, ameze nka yafumba y'ibyatsi ariko idafite umuriro. Aho rero niho hatangiye izina abaka, ko abantu bafite Kristo muri bo baka, bagurumana umuriro, kuko imbere muri bo harimo ikara ari ryo Kristo. Iryo kara rero nta kindi ryakoraga, ryari ikara ryo gutwika ibyaha, ryo gutwika kamere, ryo gutwika ibitameze neza biri mu muntu. Aho niho haturutse izina abaka. Amateka y'ububyutse bw'inaha, ababutangije iyo movement abari bayirimo benshi, izo timu zitandukanye zitwaga timu z'abaka, kuko muri bo bari biyiziho nk'agaterime kabo hagati muri bo k'abantu baka umuriro w'Imana. Mwakoze cyane nyakubahwa, tugize umugisha wo kubabona. Nyakubahwa Bishop wacu, uyu ni nyakubahwa Bishop wacu, ni umubyeyi wacu dukunda cyane kandi ni umuntu w'Imana cyane. Tunejejwe no kubana namwe nyakubahwa, ngira ngo hari mwabasuhuza. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Haleluya. Harabo mise mbona nkahita. Imana ishimwe cyane no kuri. Ndabashimye ko mwaje kandi ko mwahaye agaciro uyu musozi. Peace Nikodemu niwe twavuganye kuri gahunda yanyu. Kandi hashize iminsi
twavuganye kera yarampamagaye ndamurisuye umuntu najyaga nkurikirana ikiganiro cye kuri radiyo ambwiye ko ari we numva ndanezerewe rero ambwiye gahunda mufite rwose tuyakira neza cyane. Imana ishimwe ko yakuyeho impamvu zose zituma abantu batabasha kuza hano mukaba mwaje uyu munsi. Tubishimiye Imana. Umunsi mwagombaga kuza byaranze ariko uyu munsi nabwo bihubirana n'igiterane twarimo. Mutwihanganire kuba mutahise mubonana natwe igihe twashakaga kubonana namwe. Dufite abantu benshi buriya murabona abantu bagaragara hano ko ari bake ariko bari benshi cyane, abenshi bagiye mu gitondo. Noneho aba twasozanyaga twari dufite abantu bavuye Uganda bageze kuri 90. Dufite abantu bavuye Kongo bo baraye bagiye. Dufite abavuye mu maparuwasi yacu abenshi nabwo bagiye kubera ikibazo cy'imodoka. Rero mwasanze tukiri muri ibyo ariko aka kanya konyine tubonanye tugashimiye Imana. Rero gahini yingiye reka mbabwire abantu bafite rwose ubushake bwo kuza gusura gahini, ariko nge passion ngira ku bantu basura gahini no kugira ngo bumve ayo mateka ariko bayavive nabo mu gihe cyabo. Ko Imana yacu ntabwo ihinduka, Yesu ntabwo ahinduka, kandi izo mbaraga zaje kuri bari abantu baje iki gihe turiho tureba uyu munsi ducelebratinga ibihe babanye n'Imana. Reka mbabwize ukuri, revival is coming. Revival is alive, by the way. Honey again, I wish you were here muri iki giterane twarimo. Revival is present. Abashaka Imana bose rega, Imana iravuga ngo amva abankunda bakanshakana umwete bazambona. The secret bari abantu bari bafite muri kiriya gihe cyatumye na revival imanuka ni umutima ushaka Imana bari bafite, ni passion y'umurimo bari bafite. Ibyo bintu bibiri nibyo byari driving force yatumye basenga bashaka Imana. Hari igitabo cya Dr. Joe Church maze iminsi nsoma sometime back, nari ndi mu Bwongereza nagiye kubonana n'abantu biwabo abahungu be kugira ngo mu buryo bwo turiho dutegura centenary y'imyaka 100 mu 2025 tuzaselebratinga, tubone nibura ibitabo, tubone diaries zabo, tubone muri archive zabo ibijyanye n'ubu bubyutse. Ariko ibyo bambwiye nibyo nasomye mu gitabo Dr. Joe Church yanditse ubwe. Abagabo bagize imbaraga zo gusenga no gushaka amaso y'Imana no guha agaciro abantu b'Imana bituma Imana ibasubirisha imbaraga z'umwuka wera. Muracyari batoya abenshi muri mwebwe muri urubyiruko. Burya Imana ikunda abantu batoya kuko ibabonamo umurimo w'igihe kirekire cyane. Kuza kwanyu hano uyu munsi bibabera isoko y'umugisha, bibaha imbaraga, kandi revival yabaye icyo gihe ibe alive muri mwebwe from today, kugira ngo izo mbaraga mukiri bato muzikoreshe mu kuzana benshi kuri Yesu, kandi birashoboka. I myself nanjye nababera testimony. Areka tunyura muri ibintu byinshi ariko ihuye na Yesu ubuzima burahinduka, amateka gahinduka, uwo ari we wese byamubaho. Rero mbahaye ikazi gahini. Reverend Seti arabizi, arabanyuza ahantu hose. Abantu barasengaga bakuzura umwuka wera ariko babihamishaga gutera igikumwe kugira ngo Imana imenye ngo yakoze vow, ngomba guherekeza nanjye vow yakoze, akaguha imbaraga z'umwuka wera ugendana nazo. Namwe ahangaha nimubishaka bizababaho, nimubishaka muzaba umuyoboro wo gukizwa kw'Abanyarwanda benshi, nimubishaka ubuhamya muzatanga buzazana benshi. Aba ubuhamya turiho nubwo imyaka 70 irangiye kubera ko babanye n'Imana. Ubanye n'Imana ntabwo bimubera umugisha w'ubwe, biba umugisha no kuri generation zimukurikira. Ibyo Imana izabisohoresha kugira neza kwayo, kandi it's a promise mbaha, kandi biherekezwa n'imbaraga z'Imana. Imana ibaho umugisha. I thank you for coming. Young as you are, that passion mukiri batoya ikomeze nokuri, ikomeze. Igihugu cyacu kizakizwa n'urubyiruko rukizwa. I'm telling you, kizakizwa n'urubyiruko rukizwa. Kuko arega we need to have to make we need to make a difference. Urubyiruko rurimo rwangirika ngaha.
amagambo amaze iminsi avuga ngo abambara ubusa bakambara nabi bakagira bate bakagira gute, biriya bizahindurwa n'uko urubyiruko ruri positive ku spiritual matters, ruzahagarara hariya namwe muba abasitari ba Yesu kugira ngo abasitari b'umwijima baburi mu izina rya Yesu, kandi Imana izabikora, izabiherekesha imbaraga zayo. Gahini ni iwanyu rero, kandi address zanjye Peace Nikodema arazifite, washaka kumbaza ikibazo, washaka kunkontaktinga anything. I have passion for young people bakunda Imana, icyo wakenera cyose I'm willing and ready, kandi I give that priority. Naho naba mfite imirimo myinshi, ibyo mbiha priority yanjye kugira ngo mbashe kugira nanjye umusanzu natanga. Imana y'umwijuru ibahe umugisha rero, ndabashimiye. Yes, please. numvaga nifuza gatoya kumva guha agaciro abantu b'Imana. What do you mean exactly and how it should be applied in our generation or nowadays? Thank you. Thank you. Urumva, God loves his people. Whoever is created by God must understand that first. God created us in his image because he loved us. Even when we sinned, even when we were on the verge of our death, he sent his son Jesus Christ to die for us because he loves mankind. It's our mission to give value to God's loved ones. We sacrifice ourselves for God's loved ones. We give ourselves out to help them, to support them. When it comes to Dr. Joe Church and his team, they were preaching the gospel here. They had started a school to train catechists, local preachers. And these people were rebelling against them. They were not picking up what they were giving them, and they were not ready to embrace the gospel. So what these people did, they said, Lord, you love your people, and you sent us to your people, and we must preach this gospel, and it must be embraced. What do we do? So they had different sessions of prayers here in Namirembe, hidden somewhere in that prayer house, wherever. They fasted and prayed so that God gives them a way, so that with God's favor they can win the hearts of the people, so that their ministry continues. Rero uko niko gukunda abantu b'Imana. Nahoze mbibwira abantu twari kumwahanga, reka mbabwire, uwo ari wese ahamagara gukunda abantu. Niba ukunda Imana, kunda mugenzi wawe. Yesu yaravuze ngo n'amategeko abiri, mukundisha Imana umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose n'imbaraga zanyu zose. Irya kabiri, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo ukunze mugenzi wawe ukunze Imana. Buriya the secret behind success of everyone ni passion y'akazi afite. Ni passion ya, iyo ufite passion y'akazi, Imana ishyikira imbaraga zawe ukagera ku cyo wifuza. Rero gukorera abantu, reka mbabwire, you will never succeed alone. You will succeed with people. And when you are true, Jesus Christ is the third. nanjye nabaza gatoya. Yes. Musenyeri, hari ikibazo nabaza. Iyo twumva ubu bubyutse bwahangaha igahini, tubwumva mu mateka. Nyamara kandi mu Rwanda aberekwa cyangwa abahanura bagiye bahanura yuko hagiye kugaruka ibihe by'ububyutse nk'ibyigeze bibaho mu bihe byatambutse. Mufite expectation z'uko uko n'ubundi bwatangiriye hano igahini ariho n'ubundi hashobora kuva gukongezwa k'umuriro n'ubundi w'ububyutse bushobora kugaruka mu Rwanda? Abantu biteze, abakristo mu nsengero zitandukanye, abahanuzi bahanuye yuko hagiye kongera kuza ibihe by'ububyutse nk'ibyahoze kera. Hano igahini mu byiteguye gute? Reka nkubwize ukuri, ni ikibazo cy'igihe gusa kuvuga ngo ni ryari bizawutubasitinga. Ako process yo yaratangiye, n'ibimenyetso twe turabibona. 2007 twari hano dusenga, dufite igiterane nk'iki ngiki. Abantu birirwaga mu giterane, tukirirwa dufasha abantu mu giterane, dushakira abantu aho bicara, tugira gute. The only time we had, it was night time. Twe tukarara mu masengesho hariya muri rusengero.
ariko Imana yaratubwiye ngo igihe kirageze ngo abantu baturuka kuri uyu musozi aho bazajya bagera amahanga azajya yigira yababererekere bavuga ngo ishyanga rikiranuka nimurireke rinyureho kubera ko tuzaba dufite agakiza dusigasiye. Icyo gihe twateye induru turasimbuka nijoro dutera induru dushima Imana turavuga Imana uduhaye igisobanuro cy'ibyo turiho uyu munsi turashaka agakiza. That time 2007 I wasn't even a priest. Nari umulayiki. I never thought I would even be a priest. Ntabwo nabitekerezaga. Noneho maze kuba umupastori ntabwo nibukaga ibyo somehow nza kubyibuka nyuma. Senga Imana ndavuga Mana ndabizi warabivuze ariko igihe ndifuza ko kizagera nanjye nyiriho ngo ubwo bubyutse bube mpari nanjye mbye experiencing ndeke kuri layinga ku mateka y'abandi. I need that favor that it happens during my time. But I want to tell you this. Yesu Yohana Umubatiza afunze yagiye mu mubiri atuma abigishwa be arababwira ati mugende mubaze Yesu ngo wundi twari dutegereje ni wowe. Yari yageragejwe avuga ati Yesu navugaga ko yakabaye nafunze araho ko ari nge wamuvuze ko ari nge wamutestifyingaga none ndafunze Yesu ariko ko nimugende mubaze Yesu uwo twategereje ni wowe. Yesu yarababwiye ngo nimugende mubwire Yohana ngo impumyi zirahumuka abarwayi barakira. Urumva imirimo irakorwa. Reka nkubwire imirimo ya revival iriho. For us we are seeing this. Umva abarwayi barakira. Reka mbabwize ukuri turasenga abarwayi bagakira. Not because of our power, because of the power of the Holy Spirit. Kandi ibyo biza watangiye gushidikanya ngo uyu murimo ko mbona ufite ibibazo ubona byagoranye ukagira umugisha Imana ikakwereka imbaraga zayo ikagukomeza ukavuga ngo yewe nubwo mbona bikomeye nubwo mbona ari ibibazo ariko ndasengera abarwayi bagakira. Abantu baravuga ibibazo. The other day rero muri twatangiye igiterane imvura yaguye nyinshi tubona ibintu biranze abantu banone abantu barara ahantu hatandukanye. Noneho turavuga umva Mana ntabwo ikirere gifite uburenganzira bwo kudukoza isoni ngo igiterane twateguye gipfe. Turambuye ukuboko mu izina rya Yesu imvura nihagarare kugeza igihe tuzarangiriza igiterane tuzategeka mu izina ryawe dukingura ikirere imvura yongerigwe. Twabivuze muri urusengero twavuze ngo imvura ntiyaguye nk'uko twategetse mu izina rya Kristo. None ubu igiterane kirarangiye dufunguye ikirere imvura igwe imvura iraza kugwa. Rero hari Imana. Amen. Ntabwo ari amateka. Bibiliya ivuga ngo uwizera wese Kristo agakora ibyo gukiranuka ngo Imana iramwemera. Rero arakora rwose. Izo outburst n'abantu bashobora kutazibona nk'uko icyo gihe byabaye ariko abizera Imana hari ijambo nababwiraga riri muri Daniel 11 ku murongo wa 32 ngo abaca mu isezerano ngo azabasheshenga ngo ariko babaza Imana yabo ngo bazakomera ngo kandi bazakora iby'ubutwari. Rero it's a matter of faith and passion to know the Lord more. Nta kindi. Murakoze Musenyeri nifuza kubabaza hari apotre umwe wo mu Rwanda uretse kuvuga ngo ni shame cyangwa se nk'igisebo kiri ku itorero ryo mu Rwanda ko ryaba nta bubyutse bugihari ko nta n'itorero rigihari. Ndifuza ko niki aha abanyarwanda cyangwa se no butumwa aho abanyarwanda cyane ko utwemereye ko hari ibimenyetso ufite by'ububyutse burimo buraza natwe turi urubyiruko hano ariko turifuza gutacinga kuri ibyo bimenyetso by'ububyutse kugira ngo natwe tugire icyo dukura hano cyangwa se mugire hishurirwa mudushurira ku bubyutse bugiye kuba. Murakoze. Sinzi context yabivuzemo umuntu wese agira mood arimo turi abantu bambaye umubiri ashobora kuba ari mu mood y'ibyo arimo abona bimugoye wenda iyo horizon ye ikamuzitira kubona ko hari n'imirimo y'Imana ikora. Ariko reka nkubwize ukuri imirimo y'Imana iriho n'ubundi no kugeza igihe Kristo azazira hari abazaba batabireba abandi babireba.
that's the truth. Ariko reka nkubwize ukuri n'uyu munsi abizera Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana bakoresha iby'ubutwari kandi barabibona. Urana n'Imana ukabana nayo ukayibona, ikaguhumuriza ukabibona. We have seen this and we are seeing this. Ndabikubwiza ukuri ntibizaba muri bose no kugeza igihe Kristo azazira, ntibizigera biba muri bose. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe kirageze ngo uwera akomeze yere, ngo ukiranirwa akomeze akiranirwe. Si ibyo se nizo differences zibaho. Wenda ashobora kurebera muri horizon imwe, ariko itorero ry'u Rwanda rifite challenges nk'itorero mu mateka yose. Itorero rihorana na challenges, izo challenges zizahoraho, ariko nanone ziberaho kugira ngo bakiranuke. Kandi umukiranutsi agaragara nk'umukiranutsi kubera ko ibyo akora binyuranye n'ibyo abakiranirwa. That's when you can identify somebody with that difference. Nta kindi. Murakoze Bishop. Njye mvuka muri diocese ya Shyira Marangirikani. Papa ari mu kiruhuko cy'izabukuru na cidikoni. Numvise ko yize inzandiko azigira hano, kandi iyo yazaga tubwira ibyiza byahangaha, biri no mu bintu byatumye numva ngize kunezerwa ngeze ahangaha. Kumva ko abashumba bakoraga Marangirikani bagahabwa amaparuwase, abenshi ari ababaga banyuze ahangaha kwiga inzandiko, urwa mbere urwa kabiri n'ibindi nk'ibyo. Hanyuma ikibazo ngiye nibaza ngiki, urubyiruko rw'ubu ngubu turi mu gihugu gifite iterambere kiri kwihuta, kandi namwe murabirebesha amaso mukayibona. So none iryo terambere rikihuta no mu buryo bwa entertainment, nka cya kibazo bigeze gukomozaho ngo ni ngombwa ko twebwe tuba abasitari bo muri Yesu kuruta abo hanze. Iyi gahini ntekereza ko yaba kimwe mu kimenyetso cyereka rwa rubyiruko rutangiye gupinga gospel rujya mu biri sekira cyane. Hagakwiriye kuba aricyo kimenyetso kibwira abantu ngo bya bintu burya birakora, bya bintu nibyo, abantu bakahatacinga kaza kahagera. Muri gukora iki? Ni iki muri kuduteganyiriza nka diocese ya Gahini kugira ngo urwo rubyiruko rurimo rurayoboza nzira ibi ngibi bibasanga aho bari, ndetse banakumbuzwe kwaza, dore ko bose badafite ubushobozi bwo kuva mu ntara zitandukanye batuyemo ngo baze ahangaha, noneho ubwo buyobe buhagarare. Murakoze. Yewe tumaze iminsi dutegura Gahini iyi ngiyi kugira ngo ibe ikikwiriye kuba ityo. Ayo mateka tuyasigasire, n'ibyo abantu bashaka kubona babibone. 2017 nibwo twatangiye icyitwa Gahini Revival Heritage Center, gikubemo aya mateka yaha. Nibyo twabitangiye dufite expectations zo kugira ngo bikorwe vuba vuba, ariko ntago biragera ku musaruro nk'uko tubyifuza. Icyambere dufite setback ikomeye, kuko ayo mateka yose uko yagiye akorwa nta bihamya byayo, nta bitabo dufite, nta archives dufite, nta mafoto afatika dufite. Niyo mpamvu nafashe urugendo njya mu Bwongereza kugira ngo ndebe muri archives za Cambridge University ibyo Dr. Joe Church yasizeyo. Hari timu twasizeyo ibireba ibyo byose bakazabiduha. Hari links baduhaye zo kubishakiramo, ariko hari timu iri mu Bwongereza bitegura niya hano kugira ngo tubihuze. Noneho 2025 tuza celebrating centenary, nibura dufite ibyo twereka abantu. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hari ibyo turo dukorana na RGB na RDB yatoranyije sites 7 mu gihugu for religious tourism, na Gahini yatoranijwemo. Harimo Gahini, harimo Kibeho, harimo ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe, harimo Diyoseze ya Nyundo naho hari amateka akomeye. Rero natwe twatoranijwemo. Yewe batwohereje aba experts baraza barekora feasibility study, ndi ku timu yo ku rwego rw'igihugu bitegura ibyo ngibyo. Rero na budget yabyo byose barayikoze, twumvikana ko process of setting ni 2024. So rero ubwo ibya budget RDB yari yemeje nayo gushaka budget kudufasha 2024. Hari ibintu rero bikubiye muri iyo projet, ni byinshi cyane. Nitugira umugisha bigacamo, it will work out. Ariko usibye n'ibyo, na ministry mu rubyiruko turimo emphasizing kuri ministry mu rubyiruko. Niyo mpamvu ubona dufite abapastori bato gusa hafi, bato graduates,
kandi ubu mission bafite no kwinjira mu rubyiruko kuko ni rwo generation y'ububyutsi. Sangira ngo turashoje tugiye Kambaze cya nyuma Okay, Bishop. Thank you so much for this opportunity and even to meet you. Personally, I've been looking forward to reaching to this place. Yes. Once I heard about the the revival that happened here, for the East Africa. So I've been dreaming to come to this place, and I'm Yes. happy that today it's a historic day even for myself. Just a quick question. This it's similar to what my brother was asking about young people. Most of us who are here, we are young. This is a new generation, and that might not understand what took place here. And most of us being, we are Christians, and some people are journalists, others are working in, influential places. One issue that arises each and every day is how are we going to get this generation, to get to know God? Because a good number of them feel, being born again or being associated with church or, revival and all that, it's not for them. They have what we are calling gutwika, to do whatever thing which is pleasing them at their age, neglecting church, neglecting anything to do with Christ, and seeing that what the world is offering to them is more fun, more interesting than what church is doing. And it is very challenging for some of us for that. So what would be your word of advice, and especially now in the digital era that they have access to, different social media platforms, they see what is happening in the world, and at the same time also the issues which are there in the world, they are affecting them. Depression, suicide, all these things are happening. So what would be your word of advice? I think one is what you are doing. This is the first strategy. I think this is God's gift to us, that some of you young people come out and say, this is what we are going to do. With this digital era we are in, we need also to infiltrate the digital media to see that we can preach the message to these young people. Some time back, we were in our House of Bishops, and we were debating on how we can use social media to influence young people. Number two, we need to have role models who come out and speak to young people, like what Antoine Taisire does. I think we need to have key people that young people can see themselves in, identify themselves with those people, so that once you talk, they can easily listen to you and appreciate what you tell them. And of course, to send youth disciples among other youth. This is why I was telling you we are embarking on a youth ministry. Nothing else we are planning to do. It's to use all those avenues to see that we can reach the hearts of young people. But maybe ending here, I want to give you this pledge, this task. Once God puts you in a position somewhere, He gives you the talent of being with young people. Multiply that talent. Use that talent. Reach out to as many people as you can. Here we used to hold football matches for young people, and then we preach the gospel. There are different initiatives that we are doing to be closer to them. But of course, we need to get closer more than ever before. And these trips, I think we'll talk more how you can enlarge your trips, how we can bring as many people as possible to this. This is the start, but the Lord will multiply it. And I have hope that our young people will be saved. But because the grace of our God goes across generations. So thank you. God bless you. Many visitors are waiting for me, so I will leave you for now. You are with Him. Thank you. God bless you. Munyemerere tumushimire cyane. Mwakoze cyane nyakubahwa Bishop. Murakoze kandi namwe kubw'ibibazo bitandukanye mubajije. Rero murakoze, ngira ngo tugakomereza aho twari tugeze, tugacunguza uburyo umwete, kuko ndabona ikirere gisa n'igishaka guhinduka. Imvura bayisabiye kuza none yaje rwose. Reka tugerageze ducunguze uburyo umwete dusiganwe nayo. Nari nkiriho mbabwira niba nibuka neza aho izina abaka ryaturutse. Abaka rero bari muri timu, ariko timu y'abarokore yivuga butumwa
twe twavugaga baka inaha mu Rwanda, ariko kuko twari dusangiye ivugabutumwa na Anglican ni Uganda, muri Uganda hari abavagayo bakaza inaha mu bihe by'ibiterane, hakaba n'abavinaha bakajyayo mu bihe by'ibiterane, bo bakoreshaga ijambo abarokore. Ariko iryo jambo abarokore n'iwacu mu Kinyarwanda ryarakoreshwaga rivuga kurokoka. Gusa abarokotse ntirihabwa imbaraga cyane nk'uko hakoreshwaga abaka, kandi ryari ryaraturutse kuri rya vugabutumwa rya caci nk'uko twabibonye. Icyo gihe rero ubwaka cya gikorwa cyo kumeneka, kwihana, kandi kwihana kumaramaza guturutse mu mutima rwose, kurimbura icyaha ahubwo kugashaka Kristo, kwagiye gutangira gucengera mu giturage, mu miryango isanzwe. Noneho ugasanga umuryango umwe uhindutse uw'ivugabutumwa, ugiye kubwiriza ubutumwa ahandi, ingo zitangira kuvuga ubutumwa inyuma yuko habaho amateraniro mu itorero, habaho ibiterane mu itorero. Bo babifata nka priority yo kumva yuko bakwiye kwinjiza umwuka wera n'imbaraga z'umwuka wera n'ivugabutumwa hirya no hino mu miryango no mu giturage. Mwakoze cyane, ndasubira inyuma gato. Nari ndimo nsobanura ko aha tugeze nimva iruhukiyemo umubiri w'umwe mu barokore bari baturutse Uganda baza mu giterane inaha, igiterane cya revival. Kuko kuva revival itangira inaha hahise hatangira igiterane ngarukamwaka. Bo batangiye kubona umurimo w'Imana ubaye mugari, bajya inama yuko bakwiye kwishyira mu matsinda atandukanye, noneho amatsinda agatangira kujya agenda hirya no hino avuga ubutumwa. Ayo matsinda rero ntabwo yavuze ubutumwa mu Rwanda gusa, ariko buri gice cyose cyo mu Rwanda timu zaturutse inaha zagiye zikigeramo. Ayo matsinda bayitaga timu, kuko ururimi rwasaga n'ururi official rukoreshwa rwari Icyongereza. Abamisiyoneri baraha bari Abongereza, ndetse banigishaga mu Cyongereza. Abizi icyo gihe inaha bigaga mu Cyongereza. Rero bumvikanye yuko izina riri bukoreshwe ari timu. Bakora amatimu menshi cyane, timu zitangira zivuga ubutumwa aha mu Rwanda, zigera mu bice byose by'iki gihugu, ariko ziranambuka zigera mu bice by'ibihugu duturanye. Uganda byo byari umwihariko, kuko hari hariyo connection ikomeye cyane na misiyoni y'inahigahini, naho hari hariyo timu nini cyane. Hakaba timu muri Tanzania, hakaba timu muri Kenya, hakaba timu muri Sudani, hakaba timu Kongo, hakaba timu mu Burundi, hakaba timu Ngara. Ibyo bice byose bisa n'ibikikiye u Rwanda, ndetse Sudani na Kenya nizo zisa naho zaturukaga kure, ariko hari hariyo timu z'abarokore z'abaka bavaga inaha igahini, bakajyana ubutumwa bwiza hirya yo ngiyo. Baragendaga bakamara igihe, nta buryo bwo kugenda bwabagaho, byari ukugenda n'amaguru, hanyuma bakazagaruka n'amaguru. Ariko mu kugaruka kwabo bakazana n'abandi benshi cyane baturutse hirya baje inaha igahini, bahagera bakahakorera igiterane kinini cyane cy'ivugabutumwa, cyabonekagamo ibitangaza byinshi n'imbaraga z'umwuka wera. Uyu mubyeyi cyangwa se umuvandimwe muri Yesu yari yaturutse muri timu yaturutse mu Bugande, bazi inaha mu giterane. Bageze inaha afatwa n'uburwayi, hanyuma yitaba Imana, agwa kuri uyu musozi wa Gahini. Urumva uburyo bwo gusubira mu Bugande ntabwo bwari bworoshye, ariko abarokore bahitamo ko bamushyingura inaha kuri uyu musozi. Iri ni irimbi ry'itorero kuva muri ibyo bihe, kuva kera. Noneho bahitamo ko bamushyingura kuri uyu musozi, ariko nanone kuri twe bihinduka ikimenyetso cyo kwitangira umurimo w'Imana rwose, no kwitangira kuza mu biterane. Nta bundi buryo bwari buriho usibye kugenda n'amaguru. Bagendaga rero inzira zose banyuragamo bavuga ubutumwa, baririmba, bahimbaza Imana, aho bwije baraye bakahakorera igiterane cy'iryo joro, mu gitondo bakongera bagasubukura gutyo. Inyubako zariho muri icyo gihe, ibiti byazubatse byaturukaga i Kabare mu Bugande, bikazanwa n'abantu, byatangiraga ari abakristo baho babizana, bakagenda babihererekanya. Urugero, abakristo bo kuri uyu musozi bagafata umunsi w'umuganda wo kwikorera ibiti bigiye kubaka igahini, bakabitwara, bagera Ikiramuruzi, abakristo b'Ikiramuruzi bakabyakira, nabo bakazabitwara bakabigeza Kabarore, abakristo ba Kabarore bakabyakira,
bakazabitwara bakabigeza Karangazi, abakristo ba Karangazi bakabyakira, bakazabitwara bakabigeza Nyagatare, kurinda bigera inaha Igahini. Urwo ni rwo rugendo rw'ibiti byasakaye ano mazu mureba ari ahangaha Igahini, ari ibitaro, ari urusengero, ndetse n'uru rusengero ibiti byarusakaye niho byaturutse, nubwo ari urwa kabiri. Ari aya mazu mureba yari acumbitsemo abakozi batandukanye, ab'ibitaro, ab'ishuri, aba paruwase. Ibiti byose byayasakaye byaturukaga i Kabare, kuko inaha kuri uyu musozi ntabwo misiyoni yari yarateye ibiti ngo bibe byarakuze bigera igihe cyo kubaka. Bagombaga rero kwitabaza bagenzi babo bo mu Bugande, kuko bo bari barahageze kare, barahagize ibikorwa bikomeye bishobora gufasha, nuko ibiti byaje. Ariko bari bari muri timu imwe nawe muri ibyo bihe by'ivugabutumwa. Mwakoze cyane. Ku ruhande rw'umuhanda bari barahashyize nk'ikimenyetso cyo gusezeraniraho imbere y'urusengero ko umuntu akijijwe koko. Iyo umuntu yihanaga mu rusengero, yagiraga n'igihe cyo kuza gusezerana na Kristo, agatera igikumwe, agakora icyo bita gutera igikumwe. Bateraga igikumwe rero atya, agasezerana akavuga ati nsezeranye na Kristo ko ntazamuvaho, akavuga ati Yesu Kristo sinzakuvaho. Ibyo byabaga bivuze iki? Byaba bivuze ko atazongera gukora icyaha cyangwa ko atazareka? Oya, ntabwo byabaga bivuze ko atazongera gukora icyaha, ariko byabaga bivuze yuko ubuzima bwe n'imibereho ye byose abyeguriye Kristo, abishyize muri Kristo. Igihe cyo gukora icyaha byabaga bivuze yuko nta wundi murengezi afite usibye Kristo. Nawe rero baramucarenjinga bagenzi be, bakamubaza bati kuki uri umusore, nuhura n'umukobwa mwiza mu gihe cyo kurambagiza bikaba ngombwa ko azagukura kuri Yesu, ntuzamuvaho? Nawe agasubiza ati sinzava kuri Yesu. Ese numara gushaka urushako ntibigende neza, ibibazo bikaza n'ibindi, ntuzava kuri Yesu? Nawe agasubiza ati sinzava kuri Yesu. Uko umurokore mugenzi we yumvaga agize ikibazo gishobora kumucarenjinga mu buzima, niko yamubazaga, se wowe ntabwo iki n'iki gishobora kuzagukura kuri Yesu? Nawe agasubiriza kuri iri sezerano ati Yesu Kristo sinzamuvaho. Nubwo rwaba urubyaro sinzamuvaho, nubwo rwaba urushako sinzamuvaho, nubwo bwaba ubutunzi sinzamuvaho, nubwo bwaba uburwayi sinzamuvaho, nubwo bwaba ubukene sinzamuvaho, n'ibindi byinshi bitandukanye, ati Yesu Kristo sinzamuvaho. Aha rero niho batereraga igikumwe bagasezeranira na Kristo. Abari bambajije igisobanuro cya tukutendereza n'inkomoko, ubundi tukutendereza ni Yesu ashimwe, tukutendereza Yesu Nyarwanda. Icyo bishatse, inkomoko yaho y'ino ndirimbo ya tukutendereza ni abarokore bo mu matimu ya Uganda bayihimbye mu bihe by'ibiterane by'ububyutse by'inaha Igahini. Yari indirimbo ibahuza nk'abarokore bafitanye connection muri movement ya revival y'inaha Igahini mu Runyankore, mu buryo bwo kugira ngo bagire morali mu rugendo rwabo. Ariko kandi iyo morali ihura no gushima Imana, ntabwo ari morali yo kwinezeza, ahubwo ni morali yo gushima Imana. Ino ndirimbo rero yitwa tukutendereza Yesu. Sinzi niba muri mwe bwari uyizi, abashobora ku YouTubinga mushobora kuyibona. Wakoze cyane. Endereza Yesu, Yesu uri mwana wendiga, omusa yiguna guna ziza nkwebaza Yesu murokozi. Ako ni agace kamwe, ariko ifite ibindi bice bitandukanye biyuzuza. Iraboneka kuri internet, iriho, abayikenera bashobora kuyishakisha kandi bakayibona. Yitwa Inzu y'Ubumwe, tuyita Inzu y'Ubumwe. Ni nako yitwa kuva icyubakwa kugeza kuri uyu munsi. Ni ukuvuga iki? Mu bihe abamisiyoneri bageraga ahangaha, nk'uko nyakubahwa Bishop yabibabwiye, ikintu cya mbere bashyize ku mutima byari ugusenga, byari ugushaka Imana, byari kubaza Imana icyo bakwiriye gukora kikayihesha icyubahiro. Twibukiranye neza, bari baraturutse iwabo mu Bwongereza ari urubyiruko,
kandi rukijijwe. Bari barakijijwe muri kaminuza, ariko muri kaminuza bari barimo bari bafite umuryango ubahuza w'ivugabutumwa mu rubyiruko iwabo. Uwo muryango rero wafashwaga na Church Mission Society. Ni naho basohotse muri uwo muryango barangije amasomo yabo binjira muri Church Mission Society. Church Mission Society bohereza muri Afurika kuza ari abamisiyoneri bo kuvuga ubutumwa. Ikintu rero cya mbere cyari ku mitima yabo byari ugushaka Imana, gusenga, kwegerana nayo, kuyibaza icyo bakwiriye gukora kugira ngo nacyo nibagikora gihesha Imana icyubahiro mu cyimbo cyo kumva yuko ari relaxing kuri bo. Rero mu bihe byabo byo gusenga, ubundi basengaga mu gitondo bagasengana na staff yose muri rusange aho babaga baherereye mu bigo bitandukanye bakoragamo. Ari ku ishuri bagombaga gusenga, ari kuri hopitali bagombaga gusenga. Ibyo nibyo bigo bikomeye bakoreragamo. Hanyuma isaa 8 nanone yari isaha yo gusenga, ariko ntibi y'abakozi gusa cyangwa abamisiyoneri gusa, ahubwo n'abaturage batandukanye bakazamo. Bageze hano ari abazungu, abandi bari babaherekeje, bari abanyankore, bari abagande, muri make bari abanyamahanga muri sosiyete y'u Rwanda. Sosiyete yose rero burya igira resistance, iraresista, irabakumira, ntiyabishimira, ntiyabiyumvamo, isa n'iremye urukuta rwo kubarwanya. Niho haturutse za ntambara twahoze tuvuga mu banyeshuri, n'ahandi ntibyaburaga, no mu giturage ntibyaburaga. Rero Imana ihishurira aba bamisiyoneri ko bakwiye kugira iteraniro, bakaryita iteraniro ry'ubumwe. Iteraniro ry'ubumwe kugira ngo bahamagara abaturage, bahamagara abakristo, bahamagara abantu batandukanye, baze bafatanye gusenga, basengera ubumwe kugira ngo urukundo babone yuko atari abaje gutera ibibazo, atari abaje kugira ibindi bangiza cyangwa batwara cyangwa banyaga, ahubwo ari ibyo baje kugira ngo babakorere mu buryo bwo kubafasha gutera imbere. Aho rero niho batangije iteraniro ry'ubumwe. Iteraniro ry'ubumwe rero saa 8 ryateraniraga muri iyi nzu. Iyi nzu bayubaka, intego ari ukugira ngo abakristo bajye baza bahafatira umwanya wo gusenga, ariko ikigendererwa ari ugusengera ubumwe. Karibu rero mu nzu y'ubumwe. Niko bayubatse, niko yari imeze kera, ariko amarangi yo yaje kujyamo nyuma ku nkuta n'aha hasi, ndetse n'ibi birahure bimeze gutya ntabwo ari byo mbere byari birimo. Ariko nuko nguku inzu y'ubumwe yari imeze. Hejuru bashyizemo triplex, ariko mbere triplex ntizari zirimo. Hari ririya sakaro mwabonye hanze ry'ibyatsi, niryo ryagaragaragamo n'ubundi ahangaha ry'ibyatsi, ariko mu rwego rwo kugira ngo bibungabungwe byabaye ngombwa yuko bashyiramo triplex, inzu bayitunganya muri ubu buryo. Yesu ashimwe cyane. Aha rero nta kindi cyahaberaga usibye gusenga no kwihana ibyaha. Gusenga no kwihana ibyaha, intego ya mbere yabaga mu gusenga kwabo byari ukwihana ibyaha. Ndumva nta bindi bintu byinshi numva mfite, usibye ko munyemereye natwe twafata umwanya muto cyane tugasenga. Ahari wenda kubw'igihe dufite, sibyo? Umwanya muto rwose. Turagushima cyane n'imitima yacu. Ntabwo twabona amagambo akwiriye tuvugamo ishimwe dufite ku mitima yacu, ariko ijambo ryawe ritubwira neza ko tutarabumbura akanwa kacu ngo tugire icyo tuvuga, ijambo rigaragare ku ndimi zacu, uba warangije kumenya icyo dutekereza. Ni ukuri turagushima. Turi abanyantege nke urabizi, turi abanyabyaha urabizi, tugucumuraho hato na hato, igitondo n'ikigoroba. Tugucumuzaho ibitekerezo byacu, tugucumuzaho amagambo tuvuga, tugucumuzaho ibyifuzo byacu, tugucumuzaho ibikorwa byacu, tugucumuzaho imigirire yacu, imigenzereze yacu yose irapfuye. Turi abana b'abantu rwose, turi abanyabyaha rwose, turi abanyantege nke rwose, kandi Mwami Imana yacu uko bukeye n'uko bwije twisanga mu byaha. Ntabwo twagusezeranya n'akanwa kacu ngo ntituzongera gukora ibyaha, keretse tutakiri muri iyi si irimo ibyaha, keretse tutakiri muri iyi si irimo Satani, keretse tutakiri muri iyi si dufasheho igihe mu ntambara.
ariko turi imbere y'amaso yawe, imitima yacu iciye bugufi rwose, tukubwije ukuri turagukunda, tukubwije ukuri turagukeneye, tukubwije ukuri turagushaka, tukubwije ukuri buri muntu wese muri twe akeneye imbaraga zawe, akeneye umwuka wera, akeneye ubushishozi bundi buturutse mu ijuru, akeneye imibereho mishya muri wowe. Mwami Imana yacu, duciye bugufi rwose, duciye bugufi rwose, turagusabye ngo utugirire imbabazi, imitima yacu yuzure, utugirire imbabazi, imitima yacu yikoreho. Satani yatwandurishije byinshi bitandukanye, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo abari muri Kristo Yesu bahinduka icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize. Ntabwo dukwiriye gutekereza abantu mu buryo butandukanye n'ubwo batekerezamo, ntabwo dukwiriye kubona abantu mu buryo butandukanye n'ubwo babonamo, ntabwo dukwiriye kumva bagenzi bacu mu buryo butandukanye n'ubwo bumvamo, kabone n'ubwo baba ari abanyabyaha rwose batateze na rimwe kubisabira imbabazi. Natwe turi abandi banyabyaha, icyo dutegerejweho ni urukundo, icyo dutegerejweho ni imbabazi, icyo dutegerejweho ni ibambe, icyo dutegerejweho ni impuhwe, icyo dutegerejweho ni ukubitaho, icyo dutegerejweho ni ukubasanga, icyo dutegerejeho ni ukubacira bugufi, icyo dutegerejweho ni ukubashyira imbere. Ijambo ryawe riratubwira ngo ntitugatekereze yuko turi ibindi bintu, icyo umuntu yatekereza ko ari cyo cyose ni ubusa. Umubwiriza yaratubwiye ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ariko igifite agaciro waravuze ngo umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, ngo ndetse yibwire ko amuruta rwose. Utugirire imbabazi Imana, uduhe guca bugufi imbere yawe. Rero turahari, ijambo ryawe ritubwira yuko utajya uteraniriza intore zawe ubusa. Iteka ryose iyo wishimiye yuko 2 cyangwa 3 baterana, nawe uba uhari kugira ngo uterane nabo, kandi uba uhari kugira ngo ugire icyo ukora. Mu izina rya Yesu ndakwinginze Data, kugira ngo ugire icyo ukora mu bugingo bwacu. Koze Mana kudushyiraho uyu mwanya kugira ngo natwe tujye tuhegeranira nawe. Vugana natwe rero, uvugane n'imitima yacu, vugane n'ibitekerezo umuntu, maze izina ryawe rihimbazwe. Utugirire neza Mana. Bene Data ubaha umugisha, bagize umutwaro uremereye wo gukandagiza ibirenge byabo kuri uyu musozi, kandi warasezeranije Mana bereho yabo naho banyura hose hajya hasigara impumuro yawe yuko bageze kuri uyu musozi, ukabapfunyikira impamba. Buri wese umuhe kado, kandi kado idasanzwe iturutse mu bwami bwawe, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana. Yesu abagirire neza, kandi Yesu abaha umugisha. Nyakubahwa Pastori, nyakubahwa Reverandi, nahinguka ahantu akaba yahaguruka nyakubahwa Reverand icara, kandi wahagurutse. Ariko mu minsi mike ishize Imana yamishuriye ko iki kintu tutitonze gishobora kuturimbura. Yesu ntigeze yitwa nyakubahwa, cyakora bamwise mwigisha byabaga bihagije. Ubu rero turi bene Data, turi abavandimwe. Umuntu wese ahantu ahagaze aho ariho hose, mu nshingano afite iyo ari yo yose, nubwo ntaho yabihuriye n'ibikorwa bya church cyangwa igirize, menye yuko ahuri Imana yaraguhamagaye ngo uhabe. Yesu ashimwe cyane. Menye yuko ibyo ukora Imana yaraguhamagaye ngo ubikore. Nubikora neza uzabigororerwamo neza, nubikora nabi uzabyangiza rwose, uzabibazwa rwose. Nanjye Imana yarampamagaye ngo nkore ibi, nimbikora neza nzagororerwa rwose imbere y'Imana. Imana izaguhamagara ikubaza ngo mikrofone naguhaye wayikoresheje iki ngo ubugingo bw'abantu bukiri? Nanjye izambaza ngo ingoro nakwambitse wayikoresheje iki kugira ngo ubugingo bw'abantu bukiri? Yesu ashimwe cyane. Rero twese turi abakozi ba Kristo, burya nta mukuru nta muto, turi bene Data. Mwakoze cyane. Mu gihe uru rukuta rwasadukaga, iyi nyubako mureba hakurya y'umuhanda niyo yari ofisi ya diocese icyo gihe. Nuko wenda ubu ngubu hari uru ruzitiro rwa Bienveria, ariko uyu muryango murebamo udukarito twinshi yari main entry. Ruguru yayo hari idirishya ririmo irido.
iriya niyo yari ofisi ya ya bishop, ofisi ya bishop. Ruguru ya ofisi ya bishop, kuva ruguru ya ofisi ya bishop kugera ruguru rwose ikindi gice gisigaye cyose ni sare. Ni ukuvuga ngo buri gitondo saa moya bagombaga kugira morning devotion ikabera muri sare. Abakozi bose barateranaga bakaririmba, bagasenga, bagasoma umusomyi, bakabona kujya mu mirimo itandukanye bagombaga kuba barimo. Muri icyo gitondo cy'itariki 20 mu kwezi kwa 4 2004 ubwo uru rukuta rwasadukaga, ubwo uru rukuta rwasadukaga bari muri byagaragaye, nta wuzi proprement ngo urukuta rwasadutse sangahe, ariko abantu babibonye mu gitondo, abandi bari mu masengesho bamenyesha bishop, baramubwira bati uru rukuta rw'ino nyubako rwasadutse, aha ni mu kigo cy'ishuri. Uru rukuta icyo gihe ino nyubako uru rukuta ruriho yakoreshwaga nka library, ariko mu gusaduka kwayo ubusate bwahereye hejuru, apana hejuru nk'aha ngaha mu ipinyu, ku ruhande rwaho gato rusaduka ruberamye rutya kugeza nk'aha ngaha. Aha ubu nubwo muhabona hari igipande na pavoma, ariko imbere harimo fondasiyo y'amatafari na y'amabuye, nk'uko mureba izi fondasiyo ziri hariya zubatse. Ukuntu rero ubu busate bwaje butangaje, ni ukuvuga ngo aho bwanyuze hose bwagera ku itafari bwaricagamo kabiri, ntago bwanyuraga ku ruhande, ahubwo bwarahuranyaga icyo buhuye nacyo bukacyahuranya kugeza kuri fondasiyo. Ahangaha nibuye bwahuye naryo bwarisatuyemo kabiri, naryo riratandukana. Ariko uko bwasadutse bumeze, ahari wenda nk'uko mubireba kuri iki gishushanyo bagerageje gushyira hano ngo kibyibutse, ntabwo imbere ku gipande cy'imbere na pavoma ikiriho ho higeze hasaduka. Hatandukanye amatafari, hatandukana amabuye, ariko igipande cy'imbere n'igipavoma cyayo gikomeza kuba kirimo kimeze gutyo. Mu gihe rero amakuru yarageze kuri diocese, bishop yahagurukije engineer bari kumwe basenga, aramubwira ati tambuka urebe iby'iyo nyubako hanyuma ugaruke utubwire. Araza arareba, afata ibipimo, asanga ngo ni santimetero 20 muri ubwo busate bufite, ariko abona bwahereye hejuru kugeza hasi muri fondasiyo, bwahasatuye rwose. Aratambuka aragenda arebamo imbere mu nzu, areba uko hameze, asanga urukuta rw'imbere rwo nta kibazo na gitoya rufite, rumeze neza rwose, ntiwanamenye yuko hari icyabaye. Aragaruka byose, raporo ayihereza bishop. Bishop icyo yamubwiye nuko yihuta agashaka ibikoresho n'ubundi buryo bwo kuyisana kugira ngo ikomeze isanwe, ariko yohereza itangazo muri groupe. Twari kuri Rasamburema, baratangaza ngo library irafunze, ntiri bwongere gukoreshwa kugeza igihe izarangirira gusanwa. Bavuga yuko urukuta rwayo inyuma rwaguye. Uwatubwiye itangazo yaratubwiye ngo urukuta rwayo rw'inyuma rwaguye, ntabwo iri bwongere gukoreshwa kugeza igihe izarangirira gusanwa. Twagize amatsiko mu gihe cya break tuza kureba, ariko tuje kureba dusanga urukuta rurahagaze, dusanga nta cyabaye, dusanga byose byarangiye byifunze. Ariko bahageze kare bo basanze hakiri uko gusaduka, ndetse n'abapimye bo barabibonye, bafata ibipimo bararipotinga, amakuru aratambuka. Yesu ashimwe cyane. Bishop yakomeje kwibaza kuri icyo kintu cyabaye, hamwe no gusenga Imana, Imana igira ikintu mubwira. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2004 arimo asenga, Imana yaramubwiye ngo iyi diocese igiye guhura n'intambara icikemo ibice, ariko nubwo izacikamo ibice, ntabwo itorero imbere mu mutima waryo rizahungabana. Nta kibazo kizagera mu mutima w'itorero imbere, ikibazo kizaba inyuma, kizanagaragara inyuma, kandi nanone
nikimenyekana hakagira uhaguruka wese ngo arebe uburyo yacyitaho asubiza ibintu mu murongo, Imana imubwira yuko yo ubwayo ari izabyikorera. Icyo nicyo gisobanuro cy'iki gitangaza cyabereye kuri uru rukuta Imana yahishuriye Bishop Alex. Ntago byatinze, mu mwaka w'2007 ino diocese yacu yadutswemo n'intambara zikomeye cyane, zikomeye cyane. Umunsi umwe Bishop bari bamukubitiye mu rusengero kuri aritari, kandi igice kimwe cy'abakoraga ibyo cyari kirimo n'abapastori aribo bahagurutse. Hari umupastori wahagurutse rwose kujya kumutera ingumi kuri aritari, ariko Imana irahaba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikibazo cya diocese ya Gahini icyo gihe cyarazamutse kigera mu nama y'umutekano. Icyo gihe twari turi mu ntara y'Umutara, hari hakiri intara z'Umutara, iburasirazuba yari itaraba. Ni cyarazamutse kijya mu nama y'intara mu Mutara. Hari n'igihe perezida ubwe yabwiye abantu ati ikibazo cya diocese ya Gahini cyo ni mukindekere. Yesu ashimwe cyane. Ariko ubwo hashakirwaga imiti itandukanye kugira ngo ikibazo cya diocese ya Gahini kigaruke mu murongo, abari barakoze ibyo kwigumura kuri Bishop no kumuremaho intambara, bo ubwabo barongeye baragaruka bamusaba imbabazi. Hanyuma Bishop yemera gutanga imbabazi, bariyunga, itorero rirongera rigaruka ku murongo ubwabyo, nta intervention y'undi muntu uwo ari we wese uhabonetse. Imana rero oya n'uwo yasimbuye witwa Birindabagabo Alexis. Imana rero ibisohoje isezerano ryayo, kandi ibisohoje icyo yagaragaje mu buhanuzi yatanze kuri uru rukuta rw'ibikuta. Mubifata nko kongera kwiyunga kwabo bari kongera gufatana kuri uru rukuta, ukaba utanabona aho ubusate bwanyuze bugaragaza yuko urukuta rwasadutse. Ni ukongera kwiyunga no kubana kw'ibice bibiri byari byadutse mu itorero. Mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yego. Nkibona urukuta, kuko iyo ugeze ahantu wenda ushobora guhita wimagine icyahabaye. Nzi ko ari nk'abantu basenga hagahita hasaduka. Ntabwo ariko byagenze. Urukuta rwarasadutse rw'ubwarwo, abarubonye babonye rwasadutse rwatandukanye. Ntawe uzi ngo byagenze gute ngo urukuta rusaduke. Icyo twabonye gusa ni uko urukuta rwasadutse. Ishurirwa ryagize Bishop wenyine. Bishop niwe wafashe umutwaro ukomeye mu gusengera iki kintu, kuko nticyari gisanzwe. Yibaza habaye iki kintu ko kidasanzwe, ariko Imana ibimuhishurira bwangu, kandi nawe akimara kubihishurirwa ntabwo yabihinduye ubwiru. Natwe yarabidutangarije nk'itorero mu nzandiko zitandukanye yanditse, yarabidutangarije atubwira yuko Imana yamuhishuriye ko icyatumye uru rukuta rusaduka rurebana n'idirishya rye ari ubutumwa Imana yamuhaga ko diocese ya Gahini igiye kugira ibihe by'intambara bigiye gucamo itorero kabiri, ariko bizagaragara inyuma ko itorero ricitsemo ibice, gusa mu mitima y'itorero itorero rikiri rizima. Niki cyateye Bishop kumisengera? Niki cyari cyabaye bigatuma harahasanye haranga? Ndetse niki cyatumye yego impamvu urabona turi muri trip twasuye. Iyo wasuye ibintu by'amateka kugira ngo wizere icyo kintu nuko ukirebesha amaso ukakibona. Rero ntabwo urukuta rusadutse ruriho, kuko rwarongera rurisubiranya. Nicyo kintu cyatuzanya. Ni ukuvuga ngo mu gihe babwiraga abanyeshuri kuri rasamburoma, ngo library irafunze, mu gihe Bishop yarimo abwira engineer ngo nimushaka uko musana hari ahantu birahanditse hano, 12:00 rwarasadutse, 5:00 abageze ahangaha baje kureba, tuvuge wenda ni muri recreation n'ababibwiwe bari kuri rasamburoma bakajya kwiga, muri recreation barasohotse baje bati se urukuta mwatubwiye ruri hehe? Bitewe rero n'ababibonye kare, ibyo babonye nibyo bashushanyije ahangaha rero, kugira ngo nuza hano ubyizere unabimenye. Noneho nk'umushumba kureba urukuta rwasadutse rurabana na biro y'umushumba wa diocese,
hari icyo Imana yamuhishuriye. Icyo yamuhishuriye rero nicyo cyatumye asenga ahishurirwa icyo ngicyo. Wakoze cyane. Ngo bizamure credibility. Ndagira ngo pastor tubwire igihe urukuta rwa senyutse ryari imyaka n'igihe noneho amateka ya conflict yatangiye. Reka nkwishyure nanjye noneho ngusubize nawe ntiwakurikiye. Ni 2004. Bigiye kuri live naho nge nasobe. 2004 niho habaye igitangaza. Hanyuma 2007 conflict. Ariko nagira kugira ngo bibe clear ku bantu batwumva ko biri gutambuka. Mwakoze cyane. Nk'uko mubibona urukuta rwasadutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2004. Nibwo urukuta rwasadutse. Icyo gihe rero ntabwo cyari igihe cyoroheye diocese, nubwo conflict zisa n'izabastinze cyane muri uriya mwaka w'ibihumbi 2007, ariko ibimenyetso byo kutumvikana mu itorero burya ntago bigaragara umunsi umwe. Hari ibimenyetso bigenda biza buhoro buhoro. Ibyo bimenyetso byo byari bihari. Ni nabyo byatumaga kenshi ubuyobozi bw'itorero bugira umutwaro wo gukomeza gusenga no kubaza Imana ikiguye gukorwa kugira ngo itorero rigaruke ku murongo. Ntekereza ko bishop mu gusenga kwe ntabwo byari ukubaza Imana ngo kuki urukuta rwasadutse rukongera rugaterana, ahubwo byari ukubaza Imana ngo uru rukuta rusadutse rugaterana urashaka kutubwira iki Imana? Niyihe message ubutuzaniye inyuze muri iki kintu kibaye kidasanzwe? Mwakoze cyane. Mu ijambo rimwe wenda cyangwa se mu munota umwe umuntu uzakurikira cyangwa se n'umuntu uri buze kutubaza cyangwa se umuntu ushaka kuzazanga azaze kuhakora iki, azaze kuhareba iki? Ndabishyira mu bintu bibiri. Icya mbere ni uko ibitangaza by'Imana n'uyu munsi biracyakorwa. Icyo ni icya mbere. Ntabwo abantu bategereza ko ibitangaza by'Imana ari ibyo twasomye mu mateka muri Bibiliya, ahubwo n'uyu munsi wa none ibitangaza by'Imana biracyakorwa. Kandi ibitangaza by'Imana bikorwa muri ino minsi cyangwa se n'uyu munsi wa none bigikorwa, ntabwo binyura mu nzira umwana w'umuntu watekereza ko igitangaza cye kizanyuramo. Ahubwo Imana ikora igitangaza, igukorera igitangaza ibicishije mu nzira yayo ubwayo yatekerezaga. Byarashobokaga yuko Imana yatuma umuhanuzi kuri bishop akaza akamubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya na gutya, ariko Imana yahisemo kubicisha muri uru rukuta kugira ngo yerekane ikigiye kuba mu itorero. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, hirya yo kuba ibitangaza by'Imana n'uyu munsi bikorwa, ni ukugira ngo natwe turiho bino minsi twe kumva yuko Imana dusenga isa naho ari Imana ya basogokuru, ari Imana ya basogokuruza, ari Imana itumva ngo isubize, ahubwo ikibaye icyo ari cyo cyose kirimo message kandi Imana ishaka guhereza umuntu. Byiza rero yuko mu buzima bwacu bwa buri munsi tugenda ariko tukazirikana ibyo duhura nabyo uyu munsi, n'iki Imana ishaka kunyigisha, n'iki Imana ishaka kuvugana nanjye ku cyo nahuye nacyo uyu munsi. Kuko Imana ivugana natwe kenshi cyane, ikanavugana natwe hato na hato, ariko kukuba tudakurikirana ikirimo kiba ngo tubaze Imana impamvu iki kibaye, ni iyihe message Imana ishaka kunyuza muri icyo ngo itubwire, kikaba ikibazo nanone. Ni byiza rero yuko twakwirinda icyo nakwita nk'uburangare ku bikorwa runaka Imana iduhaye, ahubwo tukaba maso kuri buri gikorwa cyose duhuye nacyo, kumenya ngo n'iki Imana ishaka kuvugana natwe. Mwakoze cyane. Ndumva nabisubiza niyo muri aya magambo. Karame, hari ikibazo nabaza. Yego. Hari ubuhamya mwagiye mwakira bw'abantu bashobora kuba baraje bagasengera kuri iki gikuta bafasheho wenda barwaye, mbese Imana n'ubundi bakaba ari urukuta rw'ibitangaza nk'uko nyine rwanditseho, hakaba hari ibindi bintu umuntu waje yizeye ashobora kuba byarahakorekeye bitewe n'uko asengeye kuri uru rukuta? Ntabwo ubuhamya twakiriye ari ubw'uru rukuta by'umwihariko, ahubwo n'ubw'uyu musozi muri rusange. Twakiriye ubuhamya butandukanye bw'abantu baturutse hirya no hino bafite ibibazo bitandukanye, bafite ibibazo mu miryango, bafite ibibazo mu by'uburwayi, bafite ibibazo, ibyifuzo bitandukanye by'ibyo bakeneye ko Imana ibakorera, baza kuri uyu musozi baje gusenga kugira ngo Imana igire icyo bakorera. Imana irabasubiza. Ariko ndumva kuri jye
nta buhamya ndakira bw'umuntu waje agafata kuri uru rukuta akarusengeraho hanyuma Imana ikamukorera igitangaza. Ariko ubuhamya bwinshi nabonye, nubwo nkibona kuri uyu munsi, nubwo nabonye muri iki gitondo cy'uyu munsi, nubwo abantu bageze kuri uyu musozi bafite ibyifuzo bitandukanye, hanyuma Imana ikabisubiza. Yego. Pastor, tugana ku musozo, mwatwibutsa amazina yanyu? Nitwa Muhire Japhet Seti. Okay. Reverend Muhire Japhet Seti, nkaba ndi umupastori mu itorero rya Anglikani u Rwanda, diocese ya Gahini. Nkaba nkorera kuri hopitali nka pasiteri w'umuni wa hopitali, ariko kandi ndi muri ekipe y'abapastori bari kuri katedrali Yohana Wera ya Gahini. Okay. Murakoze cyane. Murakoze. Nadukundira tugafata ifoto hano. Amanze twibwire n'icyo ukora muri Sion. Murakoze, nitwa Byiringiro Frederic. Ninjye muyobozi wa Sion Tours. Nkuko mwari mubimbajije, icyo Sion Tours ikora ni company y'ubukerarugendo ariko ushingiye kuri religion. Ni company yaje nk'igitekerezo. Ni company twagize nk'igitekerezo. Ubona ko mu Rwanda hariho ikintu cyo guteza imbere ubukerarugendo. Nk'abakristo bakijijwe kandi b'urubyiruko, twagize igitekerezo turi kure. Hariho tugira sosiyete nyinshi zigenda zisura ahantu hatandukanye mu Rwanda hafite ubwiza nyaburanga, ariko turebye mu muco wa gikristo no mu buzima bw'abakristo tubona nta kintu cy'ubukerarugendo bwa gikristo kiteje imbere. Turavuga nta kuntu twazana igitekerezo cyo guteza imbere ubukerarugendo bwa gikristo. Tugenda dusura ahantu hatandukanye kuko hari ahantu henshi dufite amateka. Hariho hano Gahini dufite amateka yihariye, ari naho twaje. Hari Ikibeho, dufite n'ahandi henshi hafite amateka mu buryo bwa gikristo. Icyo gitekerezo cyiza turavuga none mu rwego rwo gufasha abakristo. Abakristo bakeneye kugira ibyishimo byo muri Kristo. Twavutse ubwa kabiri n'ibyo, ariko dukeneye no kubicelebrating. Kandi ukabona ko hakeneye uburyo bwo gufasha abantu guhura bavuye mu madini atandukanye. Urezimye ubonye byafashije iki iyi tuba mwazanye abantu hani Gahini? Ni nk'uwo musaruro wavuga ko mukuyemo? Habonetse umusaruro mwinshi kuko hari amateka abantu batari bazi baboneye hano kuri tere, ndetse n'ikindi gikuru gihari, hari mu byinshi twaganirijwe. Twasuye ahantu hagera nko kuri 5, batwereka hose bafite amateka. Byinshi byatangije ububyutse bwo muri East Africa bwahereye hano Gahini mu myaka yagiye itandukanye. Bagiye batubwira icyo byafashije abaje benshi, ntabwo baba bafite amakuru. Nkuko twabitangaje tujya kuza hano, twabwiye ahantu henshi tuzasura urukuta rw'itangaza nkuko ariko twasorejeho, n'ahandi batweretse abantu bajyaga bagirana igihango na Yesu bamaze gukizwa. Ibyo byongeye kubyutsa ubumwe dufitanye na Kristo kuva twizeye, n'umurimo dufite wo kugenda tubwiriza ubutumwa. Ko twagiye tubona ko hari abantu bavuga mu Bugande bakaza bazanye ubutumwa hano, nkumva ko ni ishyaka tuvanye hano, kandi ni n'umutwaro tujyanye wo kumenya gusengera ubumwe bw'abakristo. Yego, reka tubashimire cyane. Murakoze. Harakurikiraho iki? Turi gutegura no kujya ku zindi site, turaza kubatangariza mu minsi iri imbere. Murakoze cyane.